Ndagusuje inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye unteze amatwi uyu munsi ngushimira ko n'ubundi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro. Ngira ngo twari tumaze iminsi myinshi, igihe kinini tutagira icyo tuvuga kuri iyi shene, ariko kandi ntabwo byaduturutseho, ahubwo ni uko ibiganiro twabateguriraga ni ibiganiro bisaba ubushakashatsi bwinshi, kandi noneho ugasanga ni abashakashatsi bagiye babyandika mu buryo butandukanye kubihuza. Tubona rero biratugora bitewe n'umwanya, ni ukutwihanganira, ariko icyo twababwira ni uko igihe waba hari indirimbo ushaka ko tukugezaho, tugusobanurira, tukubwira inkomoko yayo, tukubwira aho uwayanditse icyo yari agamije, wabitwandikira hasi muri komenti, hanyuma tugahera ko tukazayigusobanurira. Uyu munsi rero twahisemo kuvuga ku gitabo cy'umuntu witwa Mwenesiraki. Mwenesiraki ngira ngo ushobora kuba ari ubwa mbere umwumvishe, ushobora kuba wamwumvaga ariko ntubyiteho, ndetse ushobora kuba umukunda. Ngira ngo rero tumugukundishe kurushaho, cyangwa se tugushishikarize kuzajya gusoma igitabo cye, igitabo kitaboneka muri Bibiliya yera, kiboneka gusa muri Bibiliya ntagatifu. Ni igitabo cyiza, ni igitabo kirimo ubwenge, ni igitabo kirimo ubuhanga, ni igitabo cyakwereka uburyo ki wagirira imibanire myiza hagati yawe na bagenzi bawe. Kandi ngira ngo niba hari ikintu dukeneye muri iyi si, dukeneye kubana neza na bagenzi bacu. Igihe cyose wavutse, igihe cyose uri kuri iyi si, ukeneye kubana neza na mugenzi wawe. Ngira ngo umunyarwanda we yabivuze neza ko umuturanyi ari inshuti y'agahato. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose ugomba kubanira umuturanyi wawe neza kugira ngo nawe akubanire neza. Mboneraho kandi nanone, mbere y'uko ntangira ikiganiro, kwihanganisha buri wese muri situwasiyo arimo. Niba ubabaye, niba waburaye, niba wabuze amafaranga y'ishuri, niba wabuze ibyiringiro, ndakwihanganishije, ariko kandi nsaba na buri wese uteze amatwi iki kiganiro cyacu kugira icyo akora. Ngira ngo nta muntu n'umwe wabura icyo afasha mugenzi we, nta muntu n'umwe wabura icyo akorera mugenzi we, kandi cyiza. Niyo mpamvu rero ngushishikariza kugira ngo niba uyu mwaka ushize bitaragenze neza, niba nta ntego wigeze ugira muri uyu mwaka washize, ndakwingingira kugira ngo uyu mwaka tugiye gutangira uzabere umuturanyi wawe, mugenzi wawe, umuntu mwiza, ariko kandi uzaharanire gufasha mugenzi wawe. Ngira ngo muri Bibiliya hari isomo ritubwira ko gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Ngira ngo rero muri twe nta n'umwe utifuza umugisha, uturutse ku Mana. Niyo mpamvu nyine ngushishikariza kugira iyo mpano yo gutanga, kugira ngo imigisha Imana itanga, uhoraho atanga, nawe bizakugereho mu mwaka utaha wa 2026. Reka dutangire ikiganiro cyacu rero nkubwira ngo mu gitabo cya Mwenesiraki igice cya 2, umurongo wa 1 kugeza ku wa 2, uzahasanga amagambo agira ati: mwana, niba wiyemeje gukorera uhoraho, tegura umutima wawe. Kubera iki atubwira gutegura umutima wacu? Ni ukugira ngo uzihanganire ibigeragezo, umutima wawe uzaba umunyamurava, kandi ugire ibitekerezo bihamye, ntugakangarane mu gihe cy'amakuba.
ngira ngo iri somo ntaho ritandukaniye n'ibyo nari maze kuvuga haruguru. Mu minsi yashize nk'uko nari mbivuze, nashyize isomo kuri stati ya WhatsApp yanjye. Isomo ryabonekaga mu gitabo cya mwene Siraki, ko aricyo turi kuvugaho, mu gice cyaho cya 4, umurongo waho wa 4 kugeza ku wa 6. Amagambo yateye umucuti wanjye kumbaza ati, ayo magambo aboneka muri Bibiliya? Nanjye ndamubwira nti cyane rwose. Ayo magambo wakwibaza uti yagiraga ngo iki? Ayo magambo yaravugaga ngo ntugasubize inyuma ugusaba ababaye, kandi ntukirengagize umukene. Ntugahunze umukene amaso, kandi ntugatume hagira ukuvuma, kuko nashavura akakuvuma, uwamuremye azumva isengesho rye. Ayo magambo niyo nayashyize kuri stati ya telefone yanjye. Uwo muntu arambwira ati, niba igitabo cya mwene Siraki kitari muri Bibiliya yera, ntago nzagisoma. Ngira ngo sinzi nimba icyo gitabo wari usanzwe ukizi, ariko ndakigukundishije. Nawe nimba wari usanzwe ukizi, wongere ugisome, kandi nzi ko uzakuramo amagambo yo kugufasha. Igitabo cya mwene Siraki se ni igitabo kinini mu by'ukuri? Oya, ntabwo ari igitabo kinini ku buryo utagisoma, kuko ni igitabo nyine mu bigize ibitabo 73 biboneka muri Bibiliya ntagatifu nk'uko nabikubwiye, bikabikoreshwa na Kiliziya Gatolika. Hanyuma kikaba kigizwe n'ibice 51. Ibice 51 rero ntabwo ari ibice byinshi byatuma udasoma igitabo. Hanyuma muri Bibiliya ntagatifu ibitabo byose bibamo bitangizwa n'iriburiro cyangwa se ijambo ry'ibanze, rikaba rigizwe n'amagambo cyangwa se imirongo 35. Ntabwo ari amagambo menshi mu by'ukuri, kuko niho hakubwira incamake y'igitabo mu by'ukuri, aho cyavuye, uwacyanditse, inkomoko yacyo, byose ubisangamo. Wenda kugira ngo nkubwire muri make uko byagenze, icyo gitabo umwanditsi mu ijambo ry'ibanze akubwira ko donc umwanditsi agaragaza ko yahinduye icyo gitabo mu mwaka wa 38. Umwaka wa 38 w'ingoma y'umwami Everegiti. Ngira ngo wabisomye n'ahandi. Ubwo hari mu mwaka w'132 mbere ya Yezu. Numva ko ni kera cyane. Ubusanzwe ngo cyari igitabo cyanditswe mu rurimi rw'Igiheburayo, ariko agihindura mu rurimi rw'Ikigiriki, kandi ngo cyarakunzwe cyane. Ngira ngo n'abakizi ubu baragikunda rwose. Umwanditsi yabyanditse muri aya magambo agira ati, mu mwaka wa 38 umwami Everegiti ari ku ngoma, nagiye mu Misiri mpamara iminsi, nuko mpabona umuzingo uriho inyandiko mvugo y'izi nyigisho zikomeye. Nasanze ari ngombwa cyane ko nanjye nashishikarira guhindura iki gitabo mu Kigiriki. Naritanze muri icyo gihe, ndara amajoro, nkoresha ubwenge bwanjye bwose, ngamije umurimo wo gukwiza hose iki gitabo, ngo gikoreshwe n'abari mu mahanga bifuza kujijuka, kugira ngo bavugurure imibereho yabo, maze bakurikize amategeko. Nshuti yanjye, iki gitabo ntabwo ari cyiza? Iki gitabo ni igitabo cyiza. Ikaze rero mu kiganiro. Ngira ngo igitabo cya mwene Siraki rero ni igitabo hatamenyekanye nyiracyo mu by'ukuri, ahubwo uwamenyekanye ni sekuru witwa Yezu mwene Siraki. Ukaba uzabisanga mu gice cy'icyo gitabo cya 50 ku murongo waho wa 27, aho bakubwira bati iki gitabo gikubiyemo inyigisho z'ubwenge
n'iz'ubumenyi cyanditswe na Yezu mwene Siraki wa Eliyezeri w'i Yerusalemu, wakwije hose nk'imvura ubuhamya bumuri mu mutima. Hanyuma ni igitabo rwose nibwira ko nawe wakunda. Ni igitabo nk'uko uwacyanditse abivuga, kirimo inyigisho z'ubuhanga ndetse no gukunda Imana. Reka nguhe isomo wenda ry'ubuhanga mwene Siraki yanditse ku gice cyaho cya mbere, umurongo wa 11 kugeza ku wa 14, hakubwira ngo gutinya Uhoraho bitanga ikuzo n'ishema. Gutinya Uhoraho bitanga ikuzo n'ishema, bitera kwishima, bikanambika ikamba ry'umunezero. Hanyuma umurongo wa 12 hakavuga ngo gutinya Uhoraho binezeza umutima, bitanga ibyishimo n'umunezero ndetse no kuramba. Hanyuma umurongo wa 13 abahubwira ngo utinya Uhoraho byose bizamuhira, umunsi we wo gupfa nugera azahabwa umugisha. Hanyuma ku murongo wa 14 harakubwira ngo gutinya Uhoraho niyo ntangiriro y'ubuhanga, kandi indahemuka ziremanwa nabwo mu nda ya ba nyina. Ngira ngo mwene Siraki rwose ndagushishikariza kuzasoma icyo gitabo. Nzi ko uzagaruka umbwira ko icyakubereye cyiza. Mwene Siraki atubwira inkomoko z'ubuhanga, akatubwira gutinya Uwiteka, akatubwira ko ariyo soko y'ubuhanga nk'uko n'ubundi tubisoma muri Yobu igice cya 28 umurongo wa 28. Hariya hatubwira ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mu gice cya mbere ukomeje ukageza mu gice cya 9 uzasanga mwene Siraki aduha inama bijyanye n'umujinya no kwihangana. Ngira ngo nta muntu utakeneye inama kuri icyo kintu. Akatubwira kwicisha bugufi, akatubwira gukunda no gutinya Imana nk'uko nahoze mbikubwira. Hanyuma kandi azaguha inama yo gufasha abakene. Nko mu isomo natangije wabyumvishe, azakubwira gufasha abakene mu bwitonzi kandi utitotomba, utabogama. Akavuga ibigendanye akakubwira ibigendanye no kutagira uburyarya n'ubwirasi. Agira inama abantu ku bucuti nyakuri, kandi ngira ngo rwose muri ibi bihe bya nyuma turabikeneye. Abwira abantu, igitsina gabo niko navuga, kwitondera abagore n'imibanire y'abagabo. Ngira ngo rero rwose iki gitabo muzagisome. Muri make nta muntu uri kuri iyi si, kabone n'ubwo yaba atari umukirisitu cyangwa se uwo twakwita uwemera Imana, udakeneye inama kuri ibi bintu tuvuganye haruguru. Atubwira kwiyumanganya mu byago, kubaha ababyeyi, kwirinda ubwibone, kwirinda inshuti mbi. Nugera muri icyo gitabo rwose byose nizera ko uzabikunda. Mu gice cya 2 twavuze cyo kwerereza Imana, nacyo mwene Siraki agaragaza ibikorwa byayo bitangaje nk'uko tubibona. Burya no muri Zaburi ni ahantu wasanga ayo magambo yerereza Imana. Hanyuma nko ku gice cya 14 umurongo wa 14 uzahasanga amagambo akubwira ngo mu ntangiriro niwe waremye muntu, amwegurira umutimanama we. Nubishaka uzakurikiza amategeko, ukorane umurava, ikimushimisha. Nubishaka. Hanyuma 16 hazakubwira ngo yagushyize imbere umuriro n'amazi, aho uzahitamo niho uzerekeza ikiganza. Mwene Siraki rwose ngira ngo ni igitabo cyiza cyane, nawe uzagisoma. Nk'uko twabibonye rero, iki gitabo ntaho gitandukaniye n'ibindi mu bigendanye no kwerereza Imana.
ngira ngo ni igitabo kitugira inama mu kubaha Imana no kuyerereza nk'uko abasokuruza bacu babigenzaga, ba Aburahamu, ba Aroni, ba Mose, abacamanza, abami n'abahanuzi, ukagenda ukageza kuri ba Simoni, uriya wabaye umuherezabitambo mu gihe cy'uyu mwene Siraki. Iki gitabo gisozwa n'indirimbo yo gushima ndetse n'inama zo gushyigikira ubuhanga, aho igitabo gisozwa n'ijambo rigira riti nimukore umurimo mushinzwe hakiri kare, nimukore umurimo mushinzwe hakiri kare, maze igihembo cyanyu azakibahe igihe nikigera. Ngubwo ubuhanga bwa Yezu mwene Siraki. Ayo magambo nyine uyasanga muri mwene Siraki igice cya 51 ku murongo waho wa 30. Uyumviye neza rero mwene Siraki ajya kutwandikira indirimbo, ajya kutwandikira iki gitabo, nari mvuze ngo indirimbo, uburyo cyahinduwe, uburyo bashishikariza abantu ko twamenya ubuhanga tukajijuka, tukavugurura imibereho yacu ndetse tugakurikiza n'amategeko. Ngira ngo ni igitabo cyiza rwose, ndakigushishikarije uzagisome. Ngira ngo nawe uri mukuru uzi ubwenge, wahitamo ibikugirira umumaro, bitakugirira umumaro ntubikurikize, ariko rwose ubonye akanya wicaye iwawe uri mu modoka ugenda, no kuri telefone kirahari wayifata ukayisoma, nzi ko uzakuramo ubumenyi cyangwa se inama zitandukanye. Ntabwo rero nshaka ko ikiganiro kiba kirekire, ngushimiye ko wabanye natwe, ngushimiye kandi ko uzakomeza kubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye, kandi ndakwifuriza kugira amahoro. Komera.